Wow! Nyuma yo kubona abakinnyi Rayon Sports ikomeje gusinyisha, hari abareba batangiye kuvuga ngo umunsi wo gufungura imyitozo uratinze. Ariko nanjye ntababeshye, nzishimira kugana kuri Skol Stadium nirebere n'amaso yanjye. Uyu musore witwa Mohamed Cherry urimo nobagiza agapira kandi neza. Nyuma yo kumva rutahizamu urimo uganira na Rayon Sports ibiganiro bigeze mu mizo ya nyuma, Samuel Sekamate Kayondo. Bitumye ntekereza cyane. Uyu ni nimero 18 mu mugongo. Yitwa Mohamed Cherry. Mu kibuga azaba ari we muserveri. Nimero 10. Ahereza abataka ya mipira ya cepe. Hoho! Ntinze kubona Skol Stadium ifungurwa ngo mpurire n'abareyo kuri stade numva imba mutima zabo. Nyuma yo kubona uwitwa Drissa Kuyate nimero 32, si umusore gusa ni igihanyaswa. Uyu yaje yiteguye. Nyamara Cherry arimo arakanobagiza. Icyizere ni cyose mu bakunzi ba Rayon Sports. Abasore bitwa Batambwe Rwargogo nabo bariteguye. Reka kakanya iminota nyigusaba inshuti yanjye nkuganirire kuri Rayon Sports by'umwihariko Nshakabugi. Nawe nkundire wicare ku gatebe cyangwa agasonga bugari tuganiye kuri Rayon Sports muri minota 15. Dore sha reba utwo tuntu niba unyuzwe natwo reka tugendane. Nizera ko amaze gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru y'imikino by'umwihariko agikundiro ajya kugera 5 kwa 5. Nitwe MC Johnny Brian, ngwino duse n'abaganira kuri 11 bashobora kuzabanza muri iki kibuga bambaye umwambaro w'umweru n'ubururu ubabera iteka. Ariko se sinzi n'ibyo mbona mwe mubibona, ariko ndi kubona kandandi Nyarugenge igiye guterwa bya nyabyo. Uwo ni Mohamed Cherry ariko ara demonstration ziteye ubwoba, yereka abareba ko abikiye amabanga menshi. Byose urabisobanukirwa mu minsi ya vuba. Nkundire tuganire kuri 11 ntekereza jye mbona mu buryo bwanjye bashobora kuzabanza mu kibuga nihatamo gutenguha cyangwa se afahami ya Latifi ngo tubisikanyemo cyane. Azaba afite mu izamu abakinnyi beza kandi bari ku rwego rwiza. Mu izamu washidikanya ko Drissa Kuyate ari uzaba nimero ya mbere, yaba ameze nk'ugiye gucumura. Uyu ni umugabo cyangwa umusore w'umunyamari namugarutse mu buryo burambuye. Umusore umaze gukura kandi ko kugeze mu gihe cyo gutanga umusaruro. Drissa Kuyate yaje avuye mu makipe atandukanye nagiye mugarukaho cyane, ubwo bacitswe na video imuvugaho by'umwihariko. Niba nyuri inyuma muri video zacu barebe ahanditse ngo ni muntu ki, barahita babona ifoto ya Drissa Kuyate nako Kuyate, bamurebe ubundi bamusobanukirwe. Icyo nabwira nuko ari umunyamari wari umaze iminsi akina mu ikipe yitwa AS Leopards de Dar es Salaam muri Congo, ariko iyo kipe yaramutije Lomé muri Togo kubera yuko yo yari mu bihano bya FIFA itemerewe gukinisha abandi bakinnyi bavuye muri shampiyona z'ibindi bihugu. Uyu ni umugabo wakinnye imikino nyafurika nka Champions League ndetse na Confederations Cup. Ni umusore wakiniye ikipe z'abato zose mu byiciro byose za Mali. Ni umunyezamu uje guhesha abari ibyishimo. Ubwo abari nyine murabyumva ko mwitoreye ngoma mu giteme. Aka kanya afite umutoza mwiza Bakame Ndayishimiye Jarike wabaye muri legend wa Rayon Sports. Nta gushidikanya ko aba bagabo bazakora neza ikipe ikabyara umusaruro. Reka ninjire cyane kuri ikipe yitwa Rayon Sports kuri 11 banjye numva babagororotse. Drissa Kuyatagaza mu izamu, central defender. Reka nze gatonze kubaganira kuwitwa Noel Aguble, Cote d'Ivoire nawe uri mu nzira ndetse biri hafi kurangira muri Rayon. Video ikurikiriye ndamubabwiraho birambuye kuko nahisemo kujya mfata program yitwa ni muntu ki nkamubaganiraho nta na kimwe nsize inyuma cye. Ndabizi ko mwabikunze kandi mukomeze mudushyigikire. Ubwo muri central defense ndumva ubwo haba hagiyemo nka Rushema Chris, nubwo kugeza n'ubu bataraza mu myitozo, ariko ibyumvikana rero nibirangira uyu munsi cyangwa ejo nta kabuza bare muramubona mu nzove. Natwe nka Tuzo TV turabaye tubikurikirana gatanu ku kandi. Iyo twakwita nka gatanu zabahagazwa n'umusore witwa Yusud Yanye hariwe patron de défense. Kuri kabiri hashobora kujyaho Kabange cyangwa se Nshimiyimana Emmanuel
bitihise Serumogo Ali Omar uheruka kongera amasezerano akaba ari uzakaba kuri kabiri. Naho gatatu mu mizo ya mbere nyiteze uwitwa Ganijuru Eli wahoze muri Bugesera ati kubita agatoki ku kandi ati ndashaka kuza gusubirana umwanya wanjye muri Rayoni, ati nta mukino n'umwe w'igikombe wa finali cyangwa wa derby nigeze ntsindwa, niyo mpamvu niteguye. N'ubu mu myitozo urabona ko ari ufite umwuka kurenza musore Prince Michael bakuye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ganijuru Eli ku ruhande rw'ibumoso. Muri axe navuze ko mpabona Rushema Chris cyangwa uyu mugabo ndibuze kumubaganiriraho witwa Noel Aguble ukinisha akaguru k'ibumoso w'umunya-Cote d'Ivoire. Ndaje mugarukeho. Nkundira ngere mu kibuga hagati nta gushidikanya ko haba hari Bigirimana Abedi, namaze kubabwira yuko nawe ashobora kuba ari hafi cyane. Rayon Sport igifitemo abakinnyi bo kugura, biravuga ko witwa Ntarindwa Aimable nawe yaba ari mu miryango hafi neza cyane muri radari za Gikundiro, ubundi agahita ahagararamo na Abedi Bigirimana wamaze no korezwa tike kugira ngo aze muri Murera. Bibaye ari uko bimeze nta gihindutse, abakinnyi bajya bakinana kandi bakina neza. Naho ku 10 haba hari umusore witwa Mohamed Cherry. Uyu nguyu ndi kubereka urimo gukora utumanyeri twa hatari, ubwo babikunze nyine muzaze mubirebesha amaso yanyu maze yongere yoge. Rayon Sport iherukaga ibirori nk'ibi by'abakinnyi batanga ibyishimo ku kibuga, spectacle za karahabutaka, igifite uwitwa Andre Onana ndetse n'uwitwa Youssef Lab. Baragutsindaga bakanashimisha abafana. Niyo waba utabafana wifanira indi kipe ihanganye na Rayon, byarangiraga wifaniye abagabo bombi kubera ukuntu babikinaga neza. Rayon Sport se yabigiye kongera kubona abasore bo koza amaso. Uyu ndi kubereka ni Mohamed Cherry, ubwo sindabereka udukoryo twa Ryan Amumeshi. We yaje kwikora test, ntabwo ari mu rusaku rw'imibare myinshi ya Rayon, hariho ngo arashaka kubemeza nawe akagira umwanya ufatika mu mitima y'abakunzi ba Gikundiro. Bizaba se? Reka tubitega amaso kandi igihe kizatubwira ukuri. Njye nibire muri 11 mbona nshobora gushyira mu kibuga mu gihe abakinnyi bose Rayon Sport imishaka byayibakundiye ko baboneka. Ubwo reka tujye muri wing imwe ndumva yabirimo umusore witwa Azizi Kuranya Basane ushobora kugera mu Rwanda kuri uyu munsi nijoro. Birashoboka cyane kuko ndumva yaramaze koherezwa itike, nubwo abanje kwibutsa ubuyobozi ko hari kirarana mu bite butaramuhemba, akaba yarabuze amahirwe ko yasohoka muri Rayon ko yashyizeho ibikubiye amasezerano ikipe yanga kubitanga. Yiteze kuza Nyarugenge agafatanya n'uyu mugabo utera agapira gatanga pasi areba hirya yitwa Mohamed Cherry ku muvuduko mwinshi cyane. Wazizi Kuranya Basane Mr Reshnik niko namwise. Ndabona Rayon Sport izamushyira kuri wing y'iburyo, wing y'ibumoso ikaba yaca undi mukinnyi uwo wenda sindamumenya, ariko ushobora no gusanga Forenganya ari hazanyura. Ubundi ni nimero 9 akaba uyu Mugande nyine natangiye mbabwiraho, yitwa Samuel Sekamate Kayondo. Reka mugaruke mu minota mike. Uyu mugabo Samuel Sekamate Kayondo Rayon Sport irimo ishaka yakiranga mu kipe yitwa UPDF ara muri Uganda. N'umugabo akiniye amakipe atandukanye yahariya muri Uganda, muri South Sudan ndetse no muri Zambia nk'iyitwa Lady Arrows yarayikiniye. Samuel Sekamate Kayondo menya ko ari we rutayizamu wa gatatu mu batsinze ibitego byinshi muri Uganda umwaka ushize. Ntabwo ari wa wundi bavuga ngo ntakina, arakina ahubwo cyane, dore ko yatsinze ibitego 13 muri Uganda, bimuha amahirwe n'uburenganzira bwo kuba ari we mu batop scorer batatu ba mbere ahagaze mu mwanya. Birumvikana umusajya w'imbaraga n'indeshyo, imbaraga z'umubiri zihagije,
witeguye kugundagurana kugira ngo abonere intsinzi ikipe ya Rayon Sport mu gihe ari buze kuba ayisinyiye. Ubuyobozi nyuma y'inama bwakoze bwafashe umwanzuro ko bugiye gushyira bid ku meza y'ikipe ya UPDF, ubundi uyu musore akaba yaza muri Murera. Ese mama birakunda? Nta gushidikanya abariyo bose amaso bayahanze ubuyobozi ngo barebe niba biri bukunde. Byabangamirwaga cyane no kuba hari hatarabonetse ku mwanya ngo ubuyobozi bubone amafaranga. Nibyo nahoze mvuga nti ubuyobozi bwa Rayon Sport kugeza ubu ngubu bugeze aha nta mafaranga ya Skol burakoresha, ariko mwibuke abakinnyi benshi basinye ku bipindi, niba ariko nabyita, ntagire ubyumva nabi, ariko niba umuntu wahaye sheke uzi ko nta kintu kiriho, nta gipindi kiruta icyo, ariko wenda reka mbibatize bivuga ko bumvikanye amatariki bazayakoreraho amafaranga. Nibyo wabyumvise neza. Nka Rushema Chris impamvu ataraza mu myitozo uyu munsi icyumweru gishize asinye, ni uko yabwiye ko azaza ari uko yabonye amafaranga ye, ubundi akabona uko yimuka akaza i Kigali akitegura imyitozo. Nyamara Afame Rotifi mu myitozo yabaye ejo bundi ngo byaramubabaje cyane kuba umusore we yizeye nka Rushema Chris agomba kuba yakagombye kuba ari mu myitozo, akaba agejeje igihe cyose ataragera. Byaramubabaje, ariko ashobora kuba atarazi ko ari uko aferi imeze. Yumvikanye n'ubuyobozi ko nubwo ayisinyiye bwose azamanuka mu nzove ari uko ikipe yamaze kumushyirira amafaranga kuri konte. Ubwo rero ni aha Rushema Chris umutoza n'ubuyobozi kugira ngo abantu bahuze, ubundi iminsi uko yicuma umutoza atangiye kwapurika filozofi ye muri iyi kipe y'ubururu n'umweru Rayon Sports, isaro ry'Inyanza, igikaka gishongore cy'ubukaka, ikipe itsinda amahoro agataha mu mitima y'abayikunda. Ariko uko bigenda niyo yatsinzwe bababara ku bwinshi, kandi bose ntabwo bakunda intsinzwe habe na gake. Gusa mu mupira barabizi ko bibaho, niyo mpamvu batajya babyinubira cyane. Iyi Rayon Sport irimo iritegura kuko ifite gahunda ya Rayon Day iminsi iri imbere, ikaba ifite gahunda yo gukina Super Coupe yari iteganyijwe tariki 2 z'ukwa munani. Amakuru yatangiye kongera haravuga ko hari igihe bayihindura bakagera ku itariki ya 9, ubwo ni mu kindi cyumweru cyaho. Afame Rotifi arakubitataye kandi avuga ati jewe ndashaka kwitegura mbere kugira ngo icyo gihe kizagere mfite abakinnyi banjye kandi bose baramaze kumva ibyo nshaka ko bakina. Birumvikana ntabwo ashaka gutangirana intsinzwe muri Rayon Sport kandi Super Cup iba ifite ikisobanuye. Mubyibuke iyo umwaka ushize n'ubarire yifite. Ubwo rero Afame Rotifi kuri ya systeme ya 3-5-2 arashaka kubanza kwigisha abakinnyi be ngo arebe ko bajya ku rwego rwiza bashakaho. Ubwo na APR kandi nuko mukeba we yatangiye imyitozo. Ejo bari mu birori nimugoroba bakiye utayizamu, byose biri kugenda neza muri ikipe y'ingabo z'igihugu. Ariko se iyi rero izitegura neza ku buryo itazagira ibibazo by'ubushobozi mu minsi iri imbere? Reka tubitege iminsi. Ariko andi makuru wamenya nuko muri fan club, biciye muri fan club batangiye gahunda ya miliyoni runaka kuri buri fan club, ndetse zimwe zamaze gutangira. Abariyo bose umwuka ni mwiza, bagarutse nta gisubira inyuma, nta gisigaye. Barashaka gusenyera umugozi umwe ngo ikipe bayubake kandi baye kwibakira ku kinyoma. Oya, ibyuko Sadate arimo aje kugaruka akaba yakwifatanya na Tadeyo, ndumva nta muriro byabangamira, ahubwo byaba n'inzira nziza kugira ngo umwana ongere agaruke mu rugo cyangwa umubyeyi atahe asubiriwe. Erega Rayon Sport ni ikipe y'umuryango, n'uwagoramye bagerageza kumugorora, naho kumujugunya ntacyo byabafasha, cyane ko burya nabo ubwabo batari bamise kigoroye. Reka ndeke kubitinda, ndaza kubigura ko birambuye. Iyi nkuru ivuga ko Sadate yaba yemeje kuba agiye gufatanya na Tadeyo cyane muri ikipe ya Rayon Sport mu buryo bw'imiyoborere, nubwo yabikora nyine gake gake ayitonze. Birumvikana ejo bahuriye mu munsi mukuru wa APR muri gahunda yitwa APR ku ivuko, yagiye ku murindi wa Byumba. Ubanza barabwaniro bihagije. Sadate muri Sadate yari yambaye agakote ka Rayon Sport, bigaragara ko atari yigeze bigira ibintu birebire cyane, ubwo ari mu biro bya APR yagaragaje ko ari umukunzi wa Rayon Sport.
reka nze byose mbigarukeho mu kanya, ariko nkubwire yuko mu by'ukuri byaba ari byiza bari bongeye kubona Sadate hari participation agira mu iterambere rya Rayon Sport, kuko uretse kuba afite ubushobozi ni n'umureyo, nta muntu wawumwambuye kandi nawe nyine arabizi ko ari umureyo. Nkundira nkubwire ko Niyonzima Claude afite ibibanza byiza, amaze agurishwa n'akodeshwa, amaparitema yujuje ibyangombwa byose, wifi, transport ndetse n'ibindi. Aguha ikibanza agakora mutation umaze kwishyura, ndetse wanashaka kwishyura mu byiciro, haba ku kibanza cyangwa inzu, byose akagufasha kubikora neza. Iyo musoje kugirana amasezerano no kwishyurana neza, agufasha gukora mutation. Muhamagare kuri 078 316 we n'abafatanyabikorwa groupe hari i Masaka bafite ibibanza hitwa Mbabe, ahafite ibibanza byiza ndetse ni 6,500,000 zonyine waguramo icyawe. Reka twongere mu kanya ku yindi video. Bye.